Shalom beautiful people, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Haraciyeho igihe tutaba splashinga with so many good things, ariko twagarutse and we're coming without going back. Ntabwo rwose tuzongera kubaterana ngo haciye kino gihe cyose tutarongera kubaganiriza. Uyu munsi rero I'm with someone, ndi kumwe n'umuntu uri so special to me and to my family. Arabibwira and welcome. Thank you very much. My name is Emeline. I'm a mother. Okay, amazina yanjye yose ni Umugwaneza Murara Emeline, but most people know me by Murara Emeline. I'm a mother. I'm a content creator. I'm a Christian. Sibyo ra? Ni ibyo urebye. Okay, nangiye kubaza ngo mu buzima busanzwe ariko reka twe kujya kure. Abahaye ibituma tuba turi ahangaha. Ni abahaye ibituma tuba turi aha, ariko ngiye ku kintu cya mbere, you inspire me of doing so many things. Uyu mwana ni umunyamategeko, sicyo Kinyarwanda cyiza? Ariko n'ibindi byose byabasha kumuhesha amafaranga n'ubuzima yabicapa akabikora. Umva kutire cordonnier, just hit me out. Byose. So today rero ikintu cya mbere impamvu tugiye kuganira uyu munsi ni ukubera ko hari abantu bamaze kumenya cyangwa se uko twakuze tuzi ko abamama ni umuntu nyine mukuru ufite capacity cyangwa se na societe yagirira icyizere cyo kuba yaba umubyeyi, ariko Imana ukuntu ari nziza ntirobanura ku butoni, irareba ikavuga uti na Emeline usanzwe n'ututwana reka ntugirire ubuntu nduhe mbahe opportunity yo ku experiencing cyangwa se yo kuba muri motherhood. Kuba ikintu cya mbere ndi bukubaze ni izihe challenges, ni iki kintu ushobora kuvuga ngo iyo hataba Imana rwose bikomeze indwaneho mu buryo bumwe n'ubundi? Nize challenges mbese uhura nazo umunsi kundi, imbogamizi zo kuburiwe, ariko nanone ukaba ufite mbese aho uhagaze ubu ngubu nize imbogamizi wavuga ngo n'undi muntu uri kuba abibamo cyangwa se abirimo ukavuga ngo niba Emeline ahura na ziriya mbogamizi ntabwo ndi njyenyine, turi benshi rero. Okay, thank you. Utangiye umbwira ngo kera dukura umuntu w'umumama, ngiye ku giti cyanjye umuntu w'umumama yabaga ari umuntu ubyibushye, sibyo? Ubyibushye agera hariya, ari umuntu muremure ufite, uwo niwe wabaga ari umumama kuri njye kabisa. Wait until I grow up. And I'm a mother now. Kuba umumama rero ukiri muto, challenge ya mbere urita izindi. Njya no gukora uko abantu barambwiraga se uzabishobora. Ibiki nzashobora, ibiki ntazashobora. Ngo shanga ubu se, at some point I started questioning myself as well. Mvuga se wa mugani ibyo bintu bavuga nzashobora ubu nzabishobora. But then mbigezemo ntangira kubona challenge bambwiraga. Challenge ya mbere ahubwo bari bo batangira kubona ko utabishoboye. Wanakorera umwana akantu gasanzwe akavuga ngo iyo mpave, umwana uramuvuna, umwana umufashe nabi, kandi uramukunda kubarusha of course umwana wawe. Ngo shanga umwana w'abandi bana, uyu mwana se ubu mwana. Iyo niyo challenge ya mbere. Umuntu ntago ashaka kumva ko waba umubyeyi mwiza ku mwana wawe kuko ko ukiri muto. Iyo niyo challenge ya mbere. Challenge ya kabiri, ntekereza ko iyo ngiye atari na challenge yo kuba uri muto, uko waba ungana kose motherhood iri new to you iragucanga kabisa. Ibanza kugucanga ukareba umwana ukavuga uti n'uwanjye uyu munsi turi kumwe, ejo tuzaba turi kumwe, nyuma y'ejo tuzaba tukiri kumwe. Ubuzima bwiwe buradependent kuri njye, ntahari ntabwo uyu mwana yabaho. Noneho mu mezi ya mbere ho umwana bamwe ibere gusa. Kuvuga uti wagenda n'iminota 30 ugiye nko muri salon de coiffure, uvuga ngo umwana yakuze, ibintu byose ukabikorera ukanka umwana yambuze. Wakicara ukavuga uti wa mwana burya n'uwanjye, papa we yegara hari ariko ntiyabwibere, umwana n'uwanjye. Ntekereza ko iyo challenge yo noneho ari iri rusange atari kubera imyaka. So motherhood basically yuzuye ama challenges, ariko ijyanye n'imyaka niyo ngiyo y'ukuntu abantu bakureba bakavuga ati suyu ku myaka ingahe su azabibasha. Ibyo birahita bingarura. Ubundi twavuga ngo nuko twege twabibonaga kera tukiri abana, ariko
no mu Rwanda rwa mbere cyangwa se n'ababyeyi bacu bari this young, bari bato, hari n'ababaga bato noneho bari munsi yacu 19 20, navuga ngo umurutaho gatoya, ariko bo navuga ngo bari bafite backup yo kuvuga ngo umwana n'umuryango, umwana n'umuryango, kwa kundi bavuga ba nyirasenge bande, ariko ubu nonaha impamvu tuba duhisemo kubisharinga se cyangwa impamvu tuba tushatse kuvuga kwa dressinga iyo issue cyangwa kuvuga ngo tuvuge kuri icyo kintu, ntabwo ari twe twavuga ngo turi batoya, cyangwa se ntabwo ari uko muri iki gihe ari kwadukaho ababyeyi bato, ahubwo nuko byahozeho ariko ntabwo byazaga ku mugaragaro ngo n'udafite nyirasenge ngo twumve ya migani ngo utagira ngo nyirasenge ngo arisenga, ngo ahubwo tuje kubabwira ngo ibyo byose nta experience, nta muntu ufite ngo umwana ukubwira ngo umwana n'umuryango. There is Jesus, hari Imana ishobora kukubwira ngo byuka ni 9 ukajya kubona ukabona urabyutse nyine, genda urebe umwana uko aryamye uko ari guhumeka, ukagira gutyo ukabona yarageze no mu gihe cyo kubyuka, ukabibona ko hari undi muntu nyine uri inyuma yawe uri kugusunika gutya, cyangwa se ukavuga uti byuka, si nko kubyuka gusa, urebe nko kuri interinete wiyedike kuri aka kantu kameze gutya na gutya, fata umwana umufate gutya, uyu munsi se ko amufashe gutya gerageza kumufata ukundi kuntu. Ibyo byose rero ngiye navuga ngo niyo mpamvu ubu ngubu tuba turi bya dressing, muraza kutubabarira, gahunda ihari ya government ni ukuba twakoresha ururimi rwacu kandi tukarukoresha neza, ariko kubera ko muri iyi minsi ibintu bigenda bigorana pe, muraza kutubabarira abakunzi bacu, abadukurikira, murabizi ko ibyo ni ikiganiro nyine ari gusplashinga, so baraza kwiadaptinga mu ndimi zose, so navuga ngo ahangaha biraza kutuzana kuri gahunda ijyanye n'uyu munsi, nyuma y'uko imbere ushobora kuba ufite umuryango, ariko umuryango ushobora kuba uri kure, ejo ufite abashuti bashobora kukubwira ati Yesu we nanjye umunsi nayo ifite examen n'ibiki, ni ubuhe butumwa cyangwa se ni ayahe impungenge wamara umuntu ushobora kuvuga ngo barashaba bafite runaka na ba runaka, bakajyara bakatubeshya ngo Imana yarabafashije ngo ibiki, kandi muri nawe ashobora kuza akamufasha. Nkanjye hari abahitaga bambaza ati se Amanda ntiyayisaza mu rugo mukabana n'ibiki, nkumva ikibazo cya mbere ahubwo cyangwa se ngo mama se ngo ntahora ahari, nkumva ikibazo cya mbere ni ukubabaza ati kuki mwumva ko bagomba kuba bahari kugira ngo ibintu bikunde cyangwa bishoboke, ariko ntabwo uri a good person iyo kuba wabitubwira, ariko muri experience nkeya yawe, kuko wenda umuryango urahari which is a blessing, ariko nanone ku bantu babumva Imana yampaye umugisha bakiganyira bavuga ati ariko uyu mugisha nyine nzaba ndeba, cyangwa akafata umwanya akavuga ati ngiye kuva mu kazi ngende nicane n'umwana, like ni izihe mpungenge wamara kubyo avuga ati uzi n'ibindi byayo ntabwo bikomeye. Okay, Linda, thank you. Ikintu cya mbere cyo umwana azana na challenges, umwana akihagera ushima Imana, the next minute uvuga uti Mwami Yesu uyu mwana si umpaye, uyu mwana n'uwanjye ndamwitaho n'umwaka utaha, nibyo nahoze mvuga. Umwana ukimubyara aba ari amashimwe, nibyo Imana yaguhaye umwana itself ryakabaye ishimwe, ibindi byose ukazabyongeraho nyuma. Ngenda byibuka najyaga niramanta avuga nta kusubu ndananiwe ko subu mperuka kuryama, nkigarura nkavuga nti ariko umuntu udafite umwana ari gusenga yaye masengesho, nkavuga nti God thank you, ushimwe, ndakanura amaso mwiteho uyu mwana umpaye. So I'd say umuntu ajya afocusinga kuri positive side, uvuga uti kuba Imana yarampaye umwana, iryo ni ishimwe rikomeye ritanagatumye ntekereza no ku bindi bintu biri ku ruhande ngo mvuge nti se ubu kumwitaho se niyo yaba ari muri condition mbi, niyo yavutse afite ikibazo, kuba umufite ari umwana wawe, Imana iguhaye, ni ishimwe. Ibyo nibyo bibaho no mu buzima busanzwe, ugasanga umuntu aba blinded n'ibintu biri negative, akibagirwa ahubwo imigisha myinshi yazanye n'ibyo ngibyo.
ku mwana ho rero umwana aragora Linda noneho ku mama uba uri umu default parent nta wagusimbura nyine umumama uba uri umumama nyine ugomba kwita kuri uwo mwana cyane wowe wenyine cyane ahubwo abandi baza yego bakunganira ariko wowe uba ugomba kuba uri uwa mbere ureba se yariye ese diaper ese yisize ese nta mano bizana ubuzima rwose bushobora kuba butakubwira tuzabaho gutya na gutya ariko hari umuntu wo kubaza ngo manga iki ngiki biva noneho sasa rero that brings me ku kintu ugeze kumbwira nkimara kubyara njye nkibyara nabaga mfite ibibazo Linda uranyibuka mbyara okay sinambyara ntwite nari mfite ibibazo nkavuga ati ubu nzabyara umwana okay Linda aramubyaye abaye umwana nzamubyara kose nzabyara umwana mbashe kumwitaho njye mwiteho njye benya ngo yari yarahaze menye ngo ararwaye ngiye kumuvuza menye ngo arambaye diaper byose mbimenye Linda marene wanjye ngo nanjye nzabishobora nta kibazo hari abantu nahamagaraga nanjye najyaho nkavuga nti okay Miri uri gukabya ihangane igihe kizaza my TikTok suffered my ChatGPT suffered umuntu wese wari around me ahambwa ati tuza uzamubyara igihe kizagera agize ngo araje rero ese kataryama biri nomo ese karira gutya biri nomo nyuma ngasanga ahubwo mu mutima wanjye nzi icyo akeneye ari cyo kingarura ku kibazo mbajije instincts hashobora kuba mama wawe hashobora kuba bene wanyu hashobora kuba niyo baba igihumbi nta muntu wakurusha kumenya icyo umwana wawe akeneye ntawe bashobora kubwira ibitekerezo ngo nshaka ngo umwana ngo ntago bamwoza ngo mu minsi 3 ya mbere wowe mu mutima wawe niba wumva ushaka kumwoza uwo mwana mwoza niba wumva mu mutima wawe ushaka guterura umwana barakubwiye ngo ni bibi ngo kumenyereza umwana mu ntoki ngo kumuhora umuteruye ngo azazimenyera niba ubishaka kumuterura wowe mufata bibi kibazo none se ko ashaka ngo kandi ngomba kumutegeka kandi umwana wanjye ntabwo yamenyereye mu ntoki guys umwana wanjye ndamuterura agahita ambwira ngo nshyira hasi vuba so instinct rero byadutse bya runaka na runaka no gukopera rero donc urumva niba umuntu wakopeye ku muntu bikagenda neza bashaka ko nawe bigenda neza iwawe so urumva ikibazo kibaye ikihe no gukopera iyo utaza no kuba warakopeye ntabwo ubizi ko ukamenya aho ugarukira ukopera sibyo kuko hari nk'ibintu uba wumva nkanjye nari nzi ko utubebe twose dusinzira kubera nde kubera rema nkavuga nti sha utubebe twose turaryama nanjye nimbyara akana kazajya karyama Kayira kandebera mu nda akavuga ati mama waryamye kakanya karavuka and watch me when I'm there Kayira baravutse ngase rema karyama Kayira kuki ataryama uraze suka ari umukobwa undi akaba ari umuhungu wait until mbajije abandi bati abana se bararyama abana ntibaryama undi nawe ngo abana banjye ngiye ngo bararyama umwana wese abatandukanye ku giti cye ushobora gukopera tumwe ukatwapplying ukareba kuko nkangiye hari ugeze kumbwira ngo iyo umwana umugaburi yagiye kuryama ukamugaburira agahaga washaka nka 30 minutes ngo ukamwoza ngo ukamusiga amavuta menshi ngaryama agasinzira iryo joro bwarakeye turebana gutya aribwo nagerageje ngo utuntu dutuma asinzira karatunaniye ariko bararyama though nari kubwiye bararyama rwose noneho it takes me rero kuri side yindi navuga ngo Emeline muzi yiga atwite avuga ngo ngiye ku kazi tukagaruka ku bintu navuga ngo bigezweho byo kumva ko umuntu arashoboye cyane cyane umugore arashoboye nta kintu nyine cyapfa kumunanira ntabwo ngewe ku ruhande rwanjye wenda ndavuga kugira ngo niba ariyo opposition yawe utubwire uko ubyumva niba ari proposition yawe nabyo utubwire uko ubyumva ngewe ku ruhande rwanjye mba numva uko wawe igihangange kose ukeneye amaboko uko wakitwa umuntu urenze cyangwa se
utajya utsindwa, yes, wihagije utajya utsindwa, uko byagenda kose ukeneye amaboko. But again nkongera nkavuga ngo ayo maboko ni ayahe, kuko uraza kutubwira icyatumye nyine ibyo bintu byose bihagira. Ubu nonaha turi gusharinga tukavuga ngo buri mwana wese arivukira, ariko undi akakubwira ati nafashe ingero za runaka nizo zangize, nizo zatumye umwana wanjye akura akamera gutya na gutya. So ibyo byose turabisanga mu buzima, ni ubuzima busanzwe pe. Ariko icyo ntazahakana n'umutima wanjye nzi neza ni uko waba umuntu ukomeye uko ariko kose hari amaboko ubukeneye. Kandi ayo maboko ntabwo ari amaboko yose. Ni ayahe maboko umuntu aba akeneye? Icyo nicyo cya mbere. Njyewe numva ko aba akeneye yego amaboko y'Imana, ariko not kuvuga ngo Mana nkumfasha ngo ibiki, kuko ubundi tuzi ko Imana ikora ariko ntabwo tuzi ahantu ikorera. Buri Imana ikorera mu bantu cyane cyane. Kandi nanone ukaza ukagaruka ukavuga ngo umuntu buriya ngo ntabwo ari byiza n'ibiki byose. So tuba tukwiye kugira umwuka w'ubwenge n'amakenga, ibyo byose Imana irabitanga. Ariko nagira ngo noneho tuganire twibaze ni gute umuntu azajya kumenya umuntu uvuye ku Mana wo kumufasha niba koko asanze akeneye ayo maboko. Ariko se ni na ryari azakenera ayo maboko? Azakenera ayo maboko avuye hehe, byagenze gute? Nyine pe hari abantu maze kuganira nabo bakakubwira ati ibyo wambwira byose nshuti ni wowe wigira. Ati rwose umuntu arigira yakibura agapfa. Yego ni byiza pe, ariko ni byiza ko dukwiye no kumenya ubwenge ko itungo rya mbere buri ufite ni abantu. Ubwo rero uwo muntu ariko akaba umuntu muzima, ndumva twaye tubaza ibibazo byinshi mu kwibaza aho ngaho. Wowe wabivuga iki ku bijyanye no kuvuga ngo ni uwuhe muntu, ni ryari, ni hehe? And I see what you're doing. You're pointing me out. Ego, I'm pointing you out. You're pointing me out. Turaziranye. Okay, I'm not the kind of person ukunda gufashwa cyane. Yego, bivuge neza nta niyo kintu mpamvu nyine ari we turi kubibaza. Yego, ni batatubwira ngo kubera ngo ko Linda ari sociable ngo nta kibazo mwese baganira. Hano hari Emeline ushobora kwihagararaho, agahagarara ku ibuye rimwe akavuga ati meze neza. Nibishaka bipfe ariko okay, ntekereza ko ariko nteri and it's not good. Ni bibi sibyo, ariko nikomeze, niko nisanze, nikomeze. None bibaye mba numva icyambere nta muntu wankorera ikintu neza nkuko nakikorera. Ikindi cya kabiri cyo kiri na wrong cyane, gipfuye mbizi ko gipfuye ariko nikomeze. Mba numva ndimo nsa n'ugora abantu. Keretse wa muntu usubu ndamubuze. Wa muntu nabwira ngo umva utabifata nyine ukuntu nabwira nanjye ntabwo usunaye gusobanura ngo byumve. Okay, mba numva umuntu wese nabwira utekerezaho kabiri ugiye kumubwira nabamugoye. Mba numva nabamugoye. Ubwo subu nawe afite ibyo ari gukora and I can do it. Nuko ndi kwishyiramo ko ariko nabishobora, adahari se sinabikora. I end up in the situation yo kudasaba ubufasha. Ntabwo nkunda gusaba ubufasha pe. Bimaze kukugeza he? Ntacyo. Ndahaha ndi. Ariko ikintu nikoreye mbizi neza ko nagikoze, mba numva mfite amahoro. Sindi kuvuga ngo abantu bose bamere nkanjye, ngiye nikomeze, ariko mbona ibyiza wakemeye ubufasha. Nk'urugero turi kuvuga kuri motherhood. Umuntu yakibyara kanivuge, kuko we turatandukanye cyane. Njye nkibyara numvaga nta muntu wankorera ku mwana. Umwana wanjye narabyukaga nkakareba. Kanjye Mana, how can you be so good to me? Kurya umpakana nkaka ngaka. Ahora ngateruye ndibuka Bermera yarambwaga ati se uyu mwana nuwawe arahari, ejo zaba hari, ejo nguzaba hari, nuwawe tuzi byakira. Avuga nto yambabarira. Ubusazongera ngane gutya. Ubusazongera abagahinja gutya. Kandi deep down ubwo wangaga ko ari n'umuntu wamukoraho buriya. Reka. Umwana wanjye naramwikarabirije nk'amezi 2 ya mbere yose mu gitondo nimugoroba. Mwikarabiriza hatagira umuhungabanya, arira noneho nahitaga amera nk'umusazi. Nenda kuzagwa muri iriya nzu. Akarira nkiruka kuko juste ntabwira n'umuntu n'andi witotse. Ntabwira umuntu ngo mundebere. Oya nkumva ko nyine ninjyewe. And that applies no mu zindi aspects z'ubuzima zose. Ntabwo nkunda gufashwa pe. Oya turabizi ko Emeline Murara ahagaze kuri kote. Mukubera iki sibibi?
ntabwo ari bibi ariko I just want kumva ko ni byiza kumenya ikibazo cyangwa se uko uteye ariko ukamenya approach ubihereza mu buzima none se ubu ngubu ko turi aha ngaha tukizanyisha ukuri ntiwaje kubona ko bikenewe cyangwa se ni ingenzi ko ugira ubufasha ubona umuntu ugufasha so basically njye nagira ngo kino kintu nyemphasizingeho mu buzima busanzwe ntabwo abantu dushaka ko hari umuntu ureba kote ziri faible zacu ariko izo kote uri kwanga ko bareba ziri faible ni wowe uri kwiyangiza yego uzisanga babibonye kandi ntaho ushobora kubigarurira simply hari ijambo bavuga iyo udafite umuntu uguporingamo ari wowe pouring ushiduka kuri empty ababigiriramo ingaruka ni uwo nguwo umuporingamo abikeneye nk'ubwo ku rugero ku umwana ntabwo aba azaguporingamo ntibibaho ahubwo ukeneye ko abandi baguporingamo nawe ugaporingamo umwana rero ntekereza ko if you're watching ask for help nanjye nyuma naje gusanga you need someone to help you at the end of the day ukeneye umuntu uza kugufasha niba wabyaye ukaryama ukaruhuka kuko utishimye sintekereza ko waha umwana wawe ibyishimo ukavuga ngo turirwana no kujya mwirirwana umunsi wose usinzira cyangwa unaniwe utanamusekera utanamuganiriza mwamarana amasaha 2 meza mukina muganira waruhutse akakubona kuri full potential aho kugira ngo akubone gutyo tura aho ngaho munamushimwa ngo ndeka egerayo gira gute kuko umuniwe ariko ushaka kumugumana nyine kumugumana icara aha ngaha irya reba gutya ibyo ngibyo ariko wowe ntuzikora umuntu mukuru ameza ngaha okay Linda umbaje ibibazo byinshi nanjye reka nkubaze sibyo ushimishije cyane ndashimishije cyane nta kibazo mbaye okay Linda uri mama mwiza by the way njya bikubwira sibyo uri mama mwiza pe noneho Linda ni umama w'umusirimu mu bwonko Linda uri umugenzi mama uri umama w'umusirimu njye mfite ukuntu ufite akantu kari traditional kanyukamye kampeza ahantu mu nguni ntazi ariko uri umusirimu cyane ubu ni ukwiye kumenya ko turi muri 21st century igihe no kurangira ntabwo ibyo turabimenye ariko uri umumama mwiza by the way uri umumama ufite ibitekerezo ufite ubwenge sinzi naho wabikuye urashaka ko nkujyana ahantu mu mahanga umva nkubwire njyewe ubu traditional bwanjye ndabukunda so I want to ask you nk'umumama ni iki kintu wabwira umuntu witegura kuba umumama tuvuge wenda aratwite ari ku expectinga ariko ntago azi visage ntago azi what to expect niki kintu wamubwira Emene araje nshyiramo nk'ahamo hagati spotlight ikintu cya mbere ubu mama namubwira ntacyo bitwaye gusaba ubufasha ikindi ntacyo undi muntu yaguha wowe utiyumvisemo nk'umubyeyi cyangwa se wowe utashima gukorera umwana wawe ngo nuko we byamukoreye n'iki byagira ikintu byongeraho bakunda kuvuga ngo instincts zawe ujye uzigira nanjye ngo ujye uzigira iza mbere ariko umva ujye uzihorana instincts zikubwira ngo umwana akeneye guhindurwa aba akeneye guhindurwa wawe uvuga ngo ngwenda kumugeze pampa uzazibona komeza uhindura nabizi ko abantu bavuga gutyo nyamara wakwiyumva ibyo bintu ntubikore ejo ukabona yababutse nyine ntabwo uyu mwana aje azanye hari n'abandi bantu bakunda kuvuga reka n'imana yanjye akambwira umwana ngo yizanira isahane ku mwana avuka isahane keretse mu buryo buri financial by the way azanye isahane avukana isahane mu buryo buri financial buri mwana yizanira isahane wowe ubivuga mu buryo buri financial kuko niko Imana yakwiyitse yakweretse ko umwana ashobora kuzana isahane ye mu buryo buri financial ariko undi Imana ikamwereka ko ntashobora kuzana isahane y'umwana mu buryo bw'ubwenge amenye nkakwigisha uburyo uhandoringa ibintu undi nawe umwana akavuka Imana ikamubwira iti ibiriya by'isahane this time noneho we nkuhaye favor cyangwa se ugize kino gikundiro n'igitinyiro cyo kuvuga ati uriya muntu ni umubyeyi ukabona hari imiryango iri kugenda ifunguka undi mbese
ibintu bigiye bitandukanye bishobora kuvuga isahani bishobora kuvuga isahani y'umwana ariko iyo tubivuze kuriya twese twumva ni imwe mba numva ari twishe icyo kintu reka tujyane mu buzima busanzwe ashobora kuba ari idongo ashobora kuba ari plastique ariko iraza isahani iraza pe isahani kubiza wirindira ko ari isahani ya financier cyangwa se urahita uba good financial ushobora kubitegereza ukavuga ati abantu baciye umugani barabeshye cyangwa se uyu muntu ntabwo yari azi ibyo avuga oya ahubwo niwe utagize iryo yishyurirwa ngo ugire byo ntekereza ko ari naho twinvolvinga Holy Spirit. Holy Spirit aragusobanurira ku kijyanye n'umwana. Holy Spirit niwe muntu wa mbere uba ukeneye. Holy Spirit arakubwira ati byuka umwana ashobora kuba yipfukiranye akorana na instincts cyane nizo wavuze ariko instincts mu buryo ntekereza ko ariyo Holy Spirit muri rusange. Urumva instincts ubundi twige turadressinga ku bantu navuga ngo bakiriye Christ niba uzi neza ko Kristo muri kumwe nubwo si bigombera kusenga ngo wikebagure ngo ugire gute niba uzi neza ko muri kumwe making sure ko uri bwumvira ikintu ari bugerageze kukubwira nubona wacyumvise cyangwa utari kucyumva musobanuzi ubwire Holy Spirit ati ngwino twicane tuganire uyu mwana wampaye bimeze bite nubwo wibye cano reka nongere nyisubize akurinda please enough of the questions ariko iki kibazo kirasekeje bambwiye ngo nkikubaze iki kibazo kiragira kiti abantu badukurikira kuri The Splash murabizi ko sometimes we splash you with ibitwenge ngo pupu ya mbere y'umwana yes ngo pupu ya mbere y'umwana ngo wari witeguye ngo ko igiye gukubita ukambara agapfukamunwa ntabwo byabaye ngo expectinga ni ibiki ni ibintu okay pupu ya mbere ubundi ahantu yanshangiye nagiye gucenjinga umwana mbona muri pampers umukara by the way abatabizi pupu ya mbere y'umwana ibisa umukara tuvuga ni mu izina rya Yesu umwana wanjye ararwaye tujye kwa muganga ntatura mbona pampi harimo ibintu by'umukara mbahamagaye Marene yari arambwiye ati okay Emily nzaze se tubane kuko ibibazo byawe ndarambiwe ati biri nomo havuga nari kwishaka ko atari nomo ntabwo bibaho ntabwo byaba biri normal biri normal kandi umukara bidakunda umukara se ni gute umwana kupa umukara yaba yari yikize amakara se neze ku bantu ratamumbwire mudukemure ku bantu baba badukurikiye urumva biba bitakenewe ko tuzana mu tuntu muto nguto ubwo akanyuma bazi none se nyuma agiye kurya wumvaga ari buhita atangira kurya gatuma n'umuntu mukuru naguze ikiyiko n'isahani ebyiri nkumva amezi 6 acyuzura azahita ambwira ati mama cya kiyiko wanguriye nkwereke umwana akajya birya kamukorwa agacira kanasaba iki umwana niyo mpamvu mugomba kutwandikira muri comment tubwira mwifuza kumenya ko bihari kuko umva ububyeyi bwo bizana n'ibintu byinshi cyane cyeza ko tutanicara muri video bimwe ngo tubirangize ni wide spectrum ariko biba byiza iyo ufite akanosiyo gatoya ukavuga uti nibigenda gutya barambwiye ngo biri normal nibigenda gutya bishobora kuba ari byo kuko na runaka niko byamugendekeye so tugana ku musozo mu kintu kimwe maze kubona nuko nubwo wasaba ubufasha nubwo byangira gute ariko birangira ugomba kuba uriwe uhagaze uri umuntu muzima kugira ngo ibyo utanga ibi bikuvamo bibe byivugira so nge nagusaba nkavuga ngo tugomba gukora partie ya kabiri really yeah really rwose cyane rwose tugomba gukora partie ya kabiri tukaganira abantu bakatubaza muri comments ibintu navuga ngo bitoroshye cyangwa se utapfa kubona ahandi bitoroshye kubona umuntu abyadressinga hari ibyo wavuze kuri channel yiwe ariko navuga ngo nawe warabibonye ko bitari byose nyine wagiye uduha summary so basically rero mwakoze cyane kubana natwe turifuza ko mutubwira muti ntabwo mwavuze urugendo noneho rwo gutwita hari n'abatwita nubwo baba bari kumwe n'abo bashakanye cyangwa abagabo babo bakaba n'ubundi ari bonyine ntabwo twavuze ku rugendo
rwo kuvuga ngo noneho uri kumwe n'abandi bantu bahari bagufasha ariko nabyo bikaba too much. Ntabwo twavuze ibintu byinshi basically, ariko tuzi neza ko namwe ubwanyu hari ibintu mwibaza ukabona umuntu yabashije ikintu umuntu agahita avuga ngo ubusi byari bikwiriye ngo kugira ngo kuri YouTube ngo ubusi byari bikwiriye ngo kuba ngo yabibaza. Njye mbona ko ari n'ikintu tubura hano mu Rwanda. Tugira ibi bintu by'umuco umuntu akavuga ati ibi ntawe ubivuga ibi ntawe ubibaza, ukisanga muri iyo situation udafite uwo wabaza kuko ngo ntawe ubibaza. And I think this is the main use of social media. Ikintu utazi udafite abo batante wo kubaza, udafite umubyeyi wo kubaza, ukavuga uti hari ikiganiro runaka yakoze reka nkoherereze urebe ko nta kintu wakuramo. So as she said, ibindi byose, see you in the next part, next session. Nimwifuza ko tugira ibyo turespondinga, arahari ndahari, tuzaza rwose twongere tubirebeho tubisubize kimwe kandi muri detail, tutarinze kujya kureba ko hari ibikwiye kujya kuri kamera kuko rwose n'ubuzima bwacu. Imana ibahe umugisha rero, muri kumwe nanjye Linda iminsi yose n'abandi batumirwa bagiye batandukanye. Thank you so much. Uyu mubyeyi yafashe umwanya we araza abana natwe, asiga boga hariya, araza adusharinga kuri ubu bwenge, and behind the camera the team, thank you so much. God bless you. God bless you. Ushobora kuvuga isahani, ushobora kuvuga isahani y'umwana, ariko iyo tubivuze kuriya twete twumva ni imwe, mba numva ari twishe icyo kintu. Ninde muntu muri iki gihe, ninde muntu gikomanga ko meze mute? Nizere ko mumeze neza, nizere ko nta kibazo rwose, kandi I am happy to be here again. What is that? Nizere ko mumeze neza kandi ubarire uhereye ahangaha, okay?